Ikaze nanone inshuti zacu, inshuti za rinda ubuzima bwawe, twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza ishya n'ihirwe uyu munsi. Twabateguriye kandi nanone nk'uko mubimenyereye ko tujya tubagezaho insanganyamatsiko zinyuranye, twabateguriye umuti uvura ubushye. Ubushye nkeka ko benshi muri twe tuzi umuntu wahiye, cyangwa abana batoya bajya bashya n'abakuru bajya bashya. Umuntu yakotswa n'amazi, yakotswa n'icyayi n'igikoma n'ibindi. Rero ubushye uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko wavura ubushye. Gushya rero ni ikibazo gishobora kwibasira uruhu mu buryo butandukanye. Mbibutse ko uruhu rugira ibice biri main cyangwa biri principal. Ibice bishobora ko ni bitatu. Ni igice cyahagana inyuma aricyo bita epidermis, igice cyahaganamo hagati dermis, n'igice cyo mo imbere rwose mo imbere cyitwa subcutaneous layer cyangwa subcutaneous tissue. Rero ubushye buterwa na nivo cyangwa n'aho bwageze bwangiza uruhu, ariko muri rusange umuti w'ubushye niwo tugiye kurebera hamwe mu buryo rusange. Mu gihe habayeho ikibazo cyo kugira ubushye, umuti wa mbere turabagezaho imiti igera kuri 3. Umuti wa mbere ni uko ushobora kurapa ikirayi kiriya kiguzwe mu isoko gisanzwe, hanyuma ukaba washyira ku bushye bwawe aho habaye ikibazo, hanyuma ukasa nk'urambitseho gake gake bitewe n'ingano y'igisebe ufite uko ingana. Warangiza nyuma y'uwo muti ukanywa amazi menshi ku munsi bitewe n'ingano y'ubushye wagize. Igihe cyose wagize ubushye bunini cyangwa wahiye cyane, biba bisaba ngo unywe amazi menshi cyane, agera ndetse ku muntu mukuru ashobora kuyanywa akarenza na litiro 2 ku munsi. Umuti wa kabiri ni ugufata ubuki, hanyuma ugasiga ku bushye aho hahiye nyine, cyane cyane hagana mu mpande zayo ubwo bushye, ukagenda usa nk'uwegereza ahagana ahahiye nyirizina, gutyo. Ubuki bugira umumaro munini. Mbibutse ko ubuki bugira amaanzime akomeye ashobora gukiza ibisebe ndetse n'ubushye muri rusange. Ubuki burakungahaye cyane, niyo mpamvu bukoreshwa mu ndwara nyinshi. Bufite vitamine zo mu bwoko bwa B, imyunyungugu myinshi, ndetse bwakoreshejwe uhereye mu myaka ya kera cyane mu kuvura indwara nyinshi. Ubuki rero burakungahaye, ni ukubukoresha mu buryo buhagije. Umuti wa gatatu mu kuvura ubushye nyine ni ugufata umweru w'igi. Ni ukuvuga ngo igi wabaye nk'uri kubita, urarihonda ukuramo hahandi ari umweru, urangize ushyireho ikiyiko kimwe cy'amavuta ya elayo. Ibyo ngibyo ubivangavange, umweru w'igi n'amavuta ya elayo, ikiyiko kimwe. Hanyuma ushyire ibyo ubonye nyine, urwo ruvange rushyire ku gisebe cyawe. Ibyo bizafasha rwose igisebe gukira vuba aho hahiye nyine. Hanyuma ibyo ubikore kenshi ku munsi. Bivuze ngo ushobora kubikora byamara nk'amasaha 3, ukongera ugashyiraho ibindi, gutyo. Iyo niyo miti 3 ushobora kwifashisha mu kuvura ubushye. Bitabujije ko ushobora no kwifashisha ibindi bintu binyuranye, nko kurambikaho amakara ariko ari mu gatambaro, nko gusigaho igikakarubamba, ndetse n'ibindi. Ushobora no kunyanyagizaho umutobe wa kapusini, ariko ukirinda ugasa nk'uwushyira ahagana inyuma, ugenda usa nk'ugana imbere bitewe n'ingano y'igisebe cy'ubwo bushye uko kingana. Ibyo rero bizagufasha. Reka tunyarukire mu gace ka kabiri k'ibi biganiro byacu tujya tubagezaho. Katubwira ati mbese wari uzi ko
uyu munsi nabateguriye akamaro k'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ariko ni iki? Ni inkuru nziza, ariko se bumaze iki? Akamaro kabwo ni akahe muri rubanda, mu muntu ku giti cye ndetse no mu iyobokamana muri rusange? Ubutumwa bwiza buhuza umunyabyaha n'Imana. Ako ni akamaro ka mbere. Ni uguhuza umunyabyaha n'Imana, wari imbohe y'ibyaha, wari warazahajwe n'ibyaha, wari warihebye, hanyuma akagira ihumure mu Mana. Buhuza umunyabyaha n'Imana. Kabiri, ni umuti w'umwiryane n'amacakubiri mu isi. Ubutumwa bwiza burya nibwo bwonyine bushobora guca amacakubiri ari mu madini, amacakubiri ari mu bikorera ku giti cyabo, mu baturage b'isi, ndetse no mu bandi bantu banyuranye mu nzego zinyuranye z'isi. Amacakubiri arimo, umwiryane urimo, byakemurwa n'ubutumwa bwiza gusa. Icya gatatu, bukumira akajagari mu myizerere. Ubutumwa bwiza bubasha kwereka umuntu icyiza icyo ari cyo, imyizerere y'iyobokamana nyakuri iryo ari ryo, akayiyoboka arizi. Icya kane, ubutumwa bwiza bukiza umutima icyaha, bugakiza n'umubiri indwara. Niko Yesu burya yabikoraga, yari umuvuzi akaba n'umubwirizabutumwa. Muribuka ko yajyaga afata n'utwondo yatoba agasiga ku mpumyi zigakira. Nibyo rero ubutumwa bwiza bukwiye gukiza icyaha, bugakiza n'indwara. Ikindi, ubutumwa bwiza bushinzwe kwita ku bakene n'imbabare. Nibyo, ntabwo bikwiye ko abanyamadini bigwizaho imitungo cyangwa se ngo babe abaherwe bo mu isi, ahubwo ubutumwa bwiza bumeze nk'ubwa Yesu ntabwo ari ubwo kurya abantu, ni ubwo gukungahaza abantu, ni ubwo gufasha abantu, si ubwo kubakiriramo. Rero ngiyo imimaro y'ubutumwa bwiza. Ikindi, bushinzwe kurengera ukuri budakebakeba, budaciye ku ruhande, ukuri kukavugwa mu izina ryako. Nguwo umumaro w'ubutumwa bwiza. Nibyo rwose, urumva ko ubutumwa bwiza ari ingenzi. Rero ababwakiriye intego yabo biba ari uguhesha Imana icyubahiro, ntabwo ari ukungahaza, ntabwo ari ukuba abakire, ntabwo ari uguhunga abanzi, ahubwo ni uguhunga umwanzi umwe dufite ari we Satani. Ntabwo ari aho ibibazo bizakemukira, ntabwo ari aho viza zizazira, nta nubwo ari aho bazubakira ama etaje, ahubwo ushobora no kuba mu butumwa bwiza ukaba uciriritse, ukaba umukene se, cyangwa ukaba n'umukire, byose birashoboka. Ariko icya mbere, ubwakire wese akwiriye kugira intego imwe gusa, guhesha Imana icyubahiro. Ibyo ababwakiriye babishobozwa no guharanira inyungu no kudaharanira inyungu mu byo bakora, ibyo byitwa kubwiriza ubutumwa nyine. Si ngombwa, si na byiza, si itegeko ry'Imana ko ukora ubutumwa agambirira inyungu. Hoya, ahubwo Imana yonyine niyo aharanira guhesha icyubahiro. Ibyo wenda tuzabisoma nko muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 7 n'uwa 8, haratwandikiye ngo mwahere. Ni igihe intumwa zatumwaga kubwiriza ubutumwa bwiza, ariko icyiza nta bihembo zabwiwe ngo zagende zake, ahubwo zaherewe ubuntu zizatangire ubundi. Uzabisoma nanone kandi muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 11 kugeza n'uwa 13, mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 32 n'umurongo wa 34. Aho hose haherekana ko ubutumwa bwiza burya ni bwiza nyine, kuko ari bwiza, bukwiye gutangirwa ubuntu kuko twabuherewe ubuntu. Rero nsubiyemo nka za ngingo ziranga ubutumwa bwiza: buhuza umunyabyaha n'Imana, ni umuti w'umwiryane n'amacakubiri mu isi, bukumira akajagari mu myizerere, bukiza umutima icyaha n'umubiri, bukawukiza indwara, bushinzwe kwita ku bakene n'imbabare, bushinzwe kurengera ukuri kudakebakeba. Nuko rero ababwakiriye mwese n'abateganya kubwakira n'abashaka kubwakira, ndavuga ubutumwa bwiza nyine nka bwa bundi Yesu yabwirizaga, bagambirire kimwe cyonyine cyitwa guhesha Imana icyubahiro. Ngaho Imana idufashe, kandi imiti twize uyu munsi
ibagirire umumaro. Tuzakomeza kugenda tubagerezaho iyindi myinshi na forumire zindi zo wakoresha kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Tubibutse ko byose bitangirwa ubuntu na Yesu, natwe tuzabitangira ubundi. Ngaho Imana ibarinde mu izina rya Yesu.